ni ukuvuga yuko bafite imikoranire. Ubushinjacyaha bufite imikoranire n'ubucamanza idashingiye ku kuri. Tujye nibaza ko ari ikibazo cya politike. Ikibazo cyo mu butabera ntago ari ikibazo cy'ubutabera, ni ikibazo cya politike. Kimwe mu bintu nabonye mu rukiko kigoye cyane ni ukuntu ureba abashinjacyaha n'abacamanza kubwira ngo vuga muri make ibindi biranditse. Mvuge muri make mugiye kumfunga imyaka 10 cyangwa 20 cyangwa 30 byose bivuze he. Kandi n'ibintu hariho n'ikindi kandi n'ikibazo kiri muri rusange mu bucamanza bwacu. Nk'ubu ngubu bakujyanye, nk'ubu ngubu umuntu akubeshyeye ngo wibye, uyo muntu ntabwo yazaza mu rukiko ngo umubaze n'ubucamanza bubureba ngo umubaze nibye ryari, ese uranze cyangwa iki, bagenda ku byo yanditse gusa. Abeshye abaye adaharise, abaye ari umuhimbano, tumenya gute ko ari we. So ndagira inama ribu gushyira amafaranga n'umwanya wayo mu gukora ubushakashatsi ku byaha bya nyabyo byabayeho, apana ibyo bihimbano. Icyo cyabirongeyeho. Turabasuje kandi tubaha ikaze mwese abateze amatwi Pax TV Ireme News. Nkuko byari biteganijwe uyu munsi ku gicamunsi cya none tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 nibwo Dr. Kayumba Christophe yagombaga gusomerwa ku kijyanye n'umwanzuro w'urukiko kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni urubanza rwabaye tariki ya 28 Nzeri uyu mwaka, ariko akaba yarakomeje guhakana ibyaha byose aregwa ndetse yasabaga ko yafungurwa akaburana ari hanze. Uyu munsi ariko ntabwo yahiriwe n'icyemezo cy'urukiko ngo kize gisubiza ibyo yasabye, ahubwo hasonga amagambo make cyane agira ati icyemezo cy'urukiko rwemeje kwakira icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko cyatanzwe mu buryo bukurikije amategeko, rugisuzumye rusanga gifite ishingiro kuri bimwe. Rwemeje ko nta mpamvu zikomeye zituma Dr. Kayumba Christophe akekwaho icyaha cy'ubwinjiracyaha mu cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato na Ringwa Muthoni Fiona. Rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Dr. Kayumba Christophe akekwaho icyaha cyo gusambanya Yankurije Marie Gorete. Rutegetse ko Dr. Kayumba Christophe akurikiranwa afungiye muri gereza ya Nyarugenge mu gihe cy'iminsi 30. Rwibukije ko kujurira bikorwa mu gihe cy'iminsi 5 uhereye umunsi rwasomeweho. Iki cyemezo cyashyizwe mu mukono n'umucamanza wa Gusenga Emmanuel, kikaba kije gikurikira ko Dr. Kayumba Christophe ukatiwe iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo ari ku cyaha bikekwa ko cyaba cyarabayeho mu myaka hagati y'7 n'9 ishize, icyaha bivugwa ko yakoreye Yankurije mu mwaka wa 2012. Ariko icyaha kimwe cyo kuba yarashatse gusambanya gahato Muthoni Fiona na Ringwa cyo kikaba kitarabonewe ibimenyetso bihagije. Dr. Kayumba Christophe afunzwe yarahakanye ibyaha byose aregwa akabyita ipapirano. Dr. Kayumba Christophe afunzwe avuga ko nta hure n'ibyo yita ko abeshyerwa, ko ahubwo ziri impamvu za politike zo kuba yarashinze umuryango wa politike, kandi akaba yarafite intumbero yo kuziyamamariza kuyobora u Rwanda mu mwaka wa 2024. Dr. Kayumba Christophe afunzwe umuryango wa politike yashinze utaremererwa kwandika binyuze mu mategeko. Uyu muryango ariko abawugize bakaba bakomeje guhura n'ibizazane bikomeye, harimo gufungwa, harimo abagiye begura ku mpamvu z'umutekano wabo utari mwiza, hakaba n'abandi kandi bakomeje gushwiragira ku mpamvu zimwe na zimwe. Dr. Kayumba akatuye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yaho ubwo yatangizaga ishyaka business ze aho zakoreraga yahirukanywe ndetse imiryango igafungwa, akaba atarafite office yahoranye. Dr. Kayumba Christophe afunzwe mu biganiro bitandukanye yagiye atanga, yagiye avuga ko ubutabera butigenga, kandi akaba hari ingero zinyuranye yagiye atanga agaragaza ko habayeho uburyo bwo kumushakishiriza abazamuhimbira ibyaha n'abazayimushinja. Dr. Kayumba Christophe wakatiwe gufunga iminsi 30 y'agateganyo, akaba asubiye Mageragere aho yafungiwe mu gihe kingana n'umwaka nyuma yo gukatirwa bitewe n'ibyiswe ibyaha bikorerwa ku kibuga cy'indege, ibyaha atigeze yemera, akaba ndetse yarajuriye asaba ko habaho ihanagurabusembwa ko icyo cyaha kimuhanagurwaho. Urwo rubanza rucyari mu bujurire, ntago ruraburanishwa, afunzwe ari rumwe mu manza yarakurikiranye.
Dr Kamba Christopher afunzwe afite ibitabo yandika bijyanye n'ubutabera bw'u Rwanda, agaragaza intege nke ziburimo, agaragaza ibyuho biburimo, ibitabo bimwe bitari byakajya ahabona. Dr Kamba Christopher afunzwe afite ibitabo yandikaga ku bukungu bw'igihugu, akaba kandi yagifite ubushakashatsi bunyuranye yakoraga ubu bwakumwe mu nkokora. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko navuganye n'umwunganizi wa Dr Kamba Christopher mu mategeko ni Maître Seif Ntirenganya Jean Bosco, ngira ibyo mubaza mufitiye amatsiko namwe. Icyemezo twacyakiriye nyine ko cyaje mu buryo bukurikije amategeko, ariko hari ibyo twabonye muri rwemeje bya mbere yuko ku cyaha kimwe bavuze ko nta mpamvu zikomeye zo gukeka ko yaba yaragikoze. Ibyo ni intambwe imwe ishimishije, ndetse ku wamuregaga wa kabiri we bemeza ko hari impamvu zikomeye, ariko izo mpamvu zikomeye nabyo twabyakiriye turabireba, ariko tuzajurira kuko nazo ubwazo abarebye ibyo baba baragezemo kuko impamvu zikomeye bavuga ko impamvu zikomeye ngo atari ibimenyetso ari byagezweho mu iperereza. Ese mu iperereza bageze kuki? Cyane ko biriya bavuga ku cyaha bari kuvuga ari icyaha gisabirwa ibimenyetso by'abahanga, mu gihe bitaba bihari ari nabyo tunasaba, yereka ko nta mpamvu zikomeye zaba zihari zatuma akurikiranwa afunze, cyane cyane ko nta bimenyetso ashobora gusibanganya, ariyo mpamvu tuzanajurira ibyo dusabe ko yakurikiranwa adafunze, kuko gukurikirana umuntu adafunze aje ibyo hano. Mwiyemeje kujurira ku mpamvu umaze gutangaza, ariko abaguteze amatwi hari abatumva neza bati icyo cyaha cya kabiri bavuze ko hari ibituma akekwa ko yaragikoze kimeze gite? Ubushinjacyaha buvuga ko cyabaye ryari? muri dosiye bashyizemo ntago ndabona urubanza. Harimo icyemezo cya demi page, nta nubwo ari urupapuro rwuzuye, ko ni icyemezo cy'isomwa ry'urubanza, ntabwo ari urubanza. Dutegereje rero kureba motivasiyo umucamanza yaba yarashyizemo bigaragaza ko izo mpamvu zikomeye, akaba ari nayo urubanza nirumara kuboneka ari naho tuzahera tujurira icyo cyemezo cyafatiwe umukiriya wanjye, kugira ngo dusabe ku rukiko rwisumbuye ruzaregerwa ko yakurikiranwa adafunze, cyane ko nta mpamvu zikomeye twe tubona zaba zihari zatuma akurikiranwa afunze, kuko bafunga umuntu iyo bakeka ko azatoroka cyangwa ashobora kuzimanganya ibimenyetso cyangwa yaratanze umwirondoro ushidikanywaho. Muri ibyo byose rero umukiriya wanjye arabyujuje, nta na kimwe kitazwi, byose bikurikije amategeko, ari nayo mpamvu dutegereje ko mu kujurira tumaze kubona urubanza motivasiyo y'umucamanza tuzashingiraho dusaba ko yarekurwa agakurikiranwa adafunze. Icyaha cya mbere urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bituma gikekwaho, kiriya cy'uwitwa Nalingwa Mutoni Fiona, cyo ni cyo muri 2017 bavuga ko ari attempt, ko yabigerageje ariko ntabigireho, cyaburiye ibimenyetso. None icya mbere cyo ni cyo muri 2020 ni icya 2012, nicyo bavuga ngo hari impamvu zikomeye ngo zigaragara ko yaba yarakoze icyo cyaha. Kuko hari nabyo mu iburanisha mwumvise avuga ko yatanze ikirego, munamenye n'igihe yagitanze ku itariki 25 z'ukwa gatatu 2021. Ariyo mpamvu bavuga ngo imyaka 9 nyuma y'icyaha, y'igikekwaho icyaha. Bikaba ari impamvu rero bikaba ari ikintu kigoye cyane ko ibimenyetso bya viyore y'uko yabaye ni ibimenyetso by'abahanga bitangwa kandi mu gihe gito. Urumva rero igihe cyashize niba bitarakozwe ko icyaha igihe cyatangiye kiragaragara n'inyuma y'imyaka 9, ibyo bimenyetso byaba bigihari, cyane ko ibimenyetso bigendanye no gusuzuma umuntu bisibangana vuba. Aho rero ni ihurizo rihari
ubwo dutegereje icyo ubutabera buzakora. None ku bijyanye n'ubujurire bikajya mu rukiko rwisumbuye, nabonye kenshi abantu bakatirwa iminsi 30 y'agateganyo iyo bajurira iyo minsi n'ubundi baburana iyo minsi yararenze. Byo bifashe iki, bigiriye nyungu? Ni impamvu imanza ziba ziri mu rukiko, iyo iba ari impamvu zishobora kurenga, ariko iyo washyize ikirego mu rukiko ntabwo ziba zirenze. Ni ukuvuga ngo ya minsi kubarwa ibihagaze. Ariko itegeko rivuga ko batagomba kurenza iminsi 15 bataburanishije nyuma y'aho ubujurire butanzwe. Yes. Urumva ko birenze iminsi 30, urumva si yo waba ujuriye. Bavuga ko itegeko riteganya ko mu minsi itarenze 15 iburanisha riba ryabaye. None ku kibazo cy'uburwayi bw'umukiriya wawe yatanze impamvu enye, urukiko rwateye utwatsi rubisabwe n'ubushinjacyaha ko yatanze impamvu y'uburwayi bukomeye n'umuganga yemeje, atanga impamvu ijyanye no kuba avoka we wowe mutavugana mwisanzuye ahubwo muba muhagarikiwe buri gihe n'abapolisi n'abandi bantu mutazi bambaye gisivili. Atanga impamvu yo kuba atabona uburenganzira bungana n'ubwo ubushinjacyaha mu gutegura dosiye, nta karamu nta rupapuro ahabwa agafata mu mutwe. Ikindi kintu yavuze ni cya dosiye, iyindi mpamvu yavuze ni ya dosiye yuko bayimwambura. Urumva ubwabyo tomatikoma nizama mu buryo umuntu niba afite uburenganzira ahabwa n'itegeko. Twagaragaje amasezerano mpuzamahanga y'imbonezamubano n'amapolitike, Pacte International Relative aux Droits Civils et Politiques. Twabigaragaje mu ngingo ya 9 y'uburenganzira umuntu aba afite bwo kubona dosiye no kuyisona n'ibyangombwa bikenewe. Ariko niba atarabibonye bakanayimwambura, urumva nizadruwa bamwambura kandi ahabwa n'itegeko, kandi abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ubwo ni kwa gusumbana nyine kuvugwa, kandi yagaragaje urukiko rero kuba bitarabaye uburenganzira n'ishingiro sinzi ni kuko sinkora mu rukiko. Ubwo biterwa yenda n'imyumvire y'umuntu cyangwa amarangamutima ye. Cyane cyane ko ibimenyetso baba basaba biba ubwaho babikura ntibanabibaha. Ko jewe ubwanjye nagiye hariya abo bahungu baba bambaye civil bambera ko urukiko rutanabategeka. Ahubwo biranantungura nibaza wa mugani niba umuntu se atemera ko icyemezo cyafashwe n'urukiko cyubahirizwa, ubwo uhari wa ukurikiranwe we azabona ubutabera te cyangwa ubwo burenganzira mu gihe batemera n'ibyasabwe n'urukiko. None aho niho mpera nibaza ntiko hari ibitarubahirijwe nk'izo mbogamizi enye yatanze. Ese mu bujurire nubwo muzaba mufite ibindi mushingiyeho ku cyaha cya kabiri bikekwa ko yaba yaragikoze mu gihe cya mbere bigaragara ko nta bimenyetso byabonetse, ese byo ntabwo bigarukaho nk'ubwo burenganzira bwirengagijwe cyangwa butubahirijwe mu iburanishwa rya mbere? Ibyo bigarukwaho cyane kuko iyo ugaragaza ko umuntu yimwe uburenganzira kwanga abantu kurebwa inzitizi mu rubanza. Izo nzitizi ubwazo nizo zigomba kubanza zigasuzumwa. Ntabwo rero wareka kuvuga ko umuntu afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nuko yimwe uburenganzira, kuko navuze ko yimwa n'uburenganzira umucamanza aratwaranwa kandi inshingiye ku ngingo z'amategeko. Ntabwo wabireka kandi nabwo ari inzitizi ugomba gusureva kugira ngo zigaragare. Nabonye umucamanza hari ukuntu aca mu ijambo Dr. Kamba Christopher akamuca mu ijambo anahonda ku meza. Byo bisa bite, bifatwa nk'iki mu rukiko? Biriya biba bireba, hari ibyo umuntu ashobora kuvuga kandi bitari ngombwa. Kuko niba uburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ugomba wowe ibyo uvuga kuba uvuga ibigendanye na dosiye yawe. Iyo rero uteshutse ukaba wadeviya, umucamanza afite uburenganzira ububasha bwo kukugarura muri dosiye. Noneho ukabona ukavuga ibigendanye na dosiye gusa. Ku bijyanye n'ubuzima bw'umwunganira
yamaze igihe arwaye, amaze igihe yicisha inzara, nyuma atangira kurya bitewe n'uko uburwayi bwe butabashaga gukurikiranwa, butabashaga kuvurwa, atari kurya. Ubu ahagaze ati ubu ngubu ari aho umuganga yamutegetse ko agomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko, ari nabyo yanasabaga ko yakurikiranwa adafunze agashobora kwitaho. Ibyo nabyo ni uburenganzira ahabwa n'amategeko, kuko nkeka ko aho niyo umuntu afunze keretse leta imuhaye iyo regime kandi ikaba itanabikora, kuko ubutabera niba aribwo butegerejwe kuboneka akagombye no kumwitaho cyangwa bagatanga n'ubwo burenganzira agakurikiranwa yitaweho mu buryo nk'uko muganga yabitegetse, cyane cyane ko atari ubushake bwe. Hanyuma kuri ibyo byo kwitabwaho nk'uko muganga yabitegetse, hari ibyemezo byo kwa muganga, impapuro zo kwa muganga n'ibindi, n'izo attestation medicale zafashiriwe na polisi ya Kicukiro aho yari afungiye. Ese mwarashyize murazihabwa? ko ubushize aburana yavuga ko bazimwimye? Ntabwo arazihabwa, kuko nanjye ubwanjye nasabye ko niba batanaziduhaye bazijyana ku rukiko mu bwanditsi bakazishyira muri system. Ntabwo byigeze bikorwa. Byubahirijwe uyu munsi nta neza afite. Ese niyo regime niyo yajya kuyihabwa yayihabwa gute? Yagaragazwa n'iki? Urumva rero ubwo ni bwa burenganzira bavugaga yimwe. None ko muzabikenera mu kugaragaza uburwayi bwe, mu kubusobanura, dore ko urukiko rwavuze ngo nta bimenyetso, n'ibyo ni ibimenyetso byarigishijwe cyangwa se byafatiriwe cyangwa byaheranywe na polisi, muzakora iki kugira ngo mubihabwe cyangwa mubone ibibisimbura? Ibyo tuzandikira urukiko, tuzandikira urwego rubifite mu nyandiko, hanyuma nibatabidushyikiriza cyane cyane ko aribo banamuvanye no kwa muganga, kandi nta kintu yemerewe kubika aho afungiye muri mabuso. Ni muri urwo rwego rero urwego rwabifashe tuzabibaka mu nyandiko. Ubwo niba bitwima ni icyemezo kizaba kigaragaza nyine ko babitwima. Iyo bavuga ko badategekwa n'urukiko, ubwo inyandiko y'avoka yo bazayiha agaciro? Ntacyo, ariko umuntu agomba gusaba, tuzasaba mu buryo bwa administratif, mu buryo buteganywa, hanyuma nabo badusubize, kuko ni urwego rwa leta. Ubwo rero kubera ko aribo bamuvanye mu bitaro Kacyiru, ibyo yari afite byose niho byari biri, ni nabo bamwamburaga dosiye yo kubura igendanye n'ibyo aregwa. Ubwo rero icyo batanze nzi ni urupapuro rwa muganga rujya kugura amarinete, ordonnance. Amarinete barabitanze bajya kubigura, ariko basigarana urwo rumwe. Yamaze kuyabona nibura? Arayafite. Kubera ko mu minsi ishize yaravuze ko atakiri kubona neza ndetse yatangiye guhuma. Mushiki we yarayamuzaniye, ubu nibura waje kubitwara. Ubu nibura arabasha gusoma neza, dosiye ayibonye yayisomera, bitari bya bintu urukiko rwategekaga ngo uyimusomere. Yes, ubu ngubu bafite amarinete, ordonnance baraje barayibaha, ariko basigana ngo urupapuro rumwemerera regime ukwitabwaho by'umwihariko. Tugana ku musozo, ushobora kuba wavuganye nawe nyuma y'ikatwa y'isomwa ry'urubanza? Babikoze nimugoroba, ntabwo nashoboye kubonana nawe, ariko ejo tuzabona ko sinaje tutabivuga. Hanyuma ku kijyanye no kuba hasohowe gusa umwanzuro rwemeje, kandi ubusanzwe iyo urubanza rusomwa haba hari rusanze, nyuma y'impapuro zivuga rusanze hagaragaza ko imiterere y'ikirego, hakavuga iby'iburanishwa, hakaza za rusanze, hakaza rwemeje, rutegetse, igasoza. Kuki bashyize agapapuro kamwe konyine k'amaparagrafe abiri kavuga rutegetse? Wenda ni akazi k'umucamanza cyangwa wenda k'ubwanditsi, ariko bigaragara ko muri sisiteme n'urubanza ruhari, ariko ntabwo bararushyiramo. Kuko umucamanza abanza kurwandika, ariko icyemezo cy'isomwa cyo bahise bagishyiramo. Ntabwo rero, niyo mpamvu navuze ngo ntacyo nakora nabanje kureba urubanza na motivasiyo y'umucamanza, icyo bashingiyeho
kugira ngo tugire aho duhera tujurira. Murakoze cyane Maître Sefu Ntirenganya, umwunganizi wa Dr Christopher Kayumba. Murakoze na William. Ngayo nguko turabashimiye mwese abateze amatwi ni Pax TV Ireme News. Mukomeze kugira byiza munogerwa na gahunda zacu nakagaruka. Naho ndi Ntwari John Williams.